urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubugeze turabatuye ibigori biye inakaho gusa ubwishizwe haba hazwe. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara. Imyumbati ntabwo ameze gute. Soko rije bigashyira ku giciro, hari abashaka igiciro cyabo. Genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni ibihumbi 21 uzishyura ngo n'amagana. igamije amahoro. Murakoze rero kumpa ijambo, reka mbabwire ko uyu ari umwanya w'ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Ikiganiro cya Pax Press akaba ari umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro. Turi rero mu murenge wa Cyabakamyi, ni mu karere ka Nyanza ho mu ntara y'Amajyepfo. Ni umurenge witaruye rwose ugeranije n'indi mirenge 9 igize aka karere ka Nyanza. Akaba ari umurenge ugizwe n'utugari 5 n'imidugudu 43. Cyabakamyi ituwe n'abaturage bakaba 22 ku buso bwa kilometero kare 60. Uyu murenge rero barangiye aho uherereye, ngira ngo abazi umugezi wa Mwogo murawuzi, ni hafi y'ikibaya cy'umugezi wa Mwogo, ariko ukawuhana imbibi nimwe mu mirenge yo mu karere ka Nyanza, umurenge wa Nyagisozi ndetse na Rwabicuma. Cyabakamyi kandi ihana imbibi n'umurenge wa Musange ni mu karere ka Nyamagabe, ndetse n'umurenge wa Kabagari na Bweramana yo mu karere ka Ruhango. Ni hafi rero y'ikibaya cy'umugezi wa Mwogo, aho uyu mugezi wa Mwogo uhurira na Rukarara, ngira ngo ubwo abazi umenye bw'isi bw'igihugu cyacu barumva aho duherereye. Turi kumwe n'abaturage rero ndetse n'abayobozi b'uyu murenge, aho tugiye kuganira ku bibazo bivugwa hangaha ku biterambere ry'abaturage. Nge rero uyoboye iki kiganiro ndi Valentin Umuhire, ariko nkaba nkuko bisanzwe muri iki kiganiro nunganiwe na bagenzi banjye. Uyu munsi ndi kumwe na Sostene Musonera, niwe unyunganira muri iki kiganiro. Muraza kumva kandi na Eric Muvara, abo akaba ari bagenzi banjye, ndetse n'indi tsinda ry'abanyamakuru ba Pax Press bari hano muri uyu murenge. Dutangira iki kiganiro, nanjye mukanya mvuze Cyabakamyi kuko numvaga abantu benshi bavuga Cyabakamyi, ariko maze iminsi numva Solange avuga ngo Cyabakamyi. Hari n'abandi bavuze ngo Cyabakamyi. Ni Cyabakamyi ni iki? Oya musubize umuntu umwe asubize. Hari umuzere wihanara hano umuzere reka tubwire. Uyu mukecuru reka mbanze ijambo. Uyu mukecuru waruje w'inkwakuzi mumpere mikoro muva. Asobanurire. Cyabakamyi, iyo Cyabakamyi abantu badukurikiye Cyabakamyi ni hiye? Jewe nitwa Marceline Mukankusi. Yego Marceline. Cyabakamyi iryo zina yaryiswe n'umwami Ruganzu. Ruganzu yazindukiye imirenge yino, imisozi yino arayigenda. Yamanutse Nyabinyenga, ahita Nyabinyenga. Ageze Cyabakamyi asanga barakama inka pe. Asanga barakama, ataha ni Cyabakamyi. Aramanuka ageze n'ahangaha asanga basinziriye. Ageze hepfo hariya hejuru yo kuruzi ahantu hateye igiti. Ageze aho barasinzira, aho basinzira hahise gukise. Ageze hariya hepfo ahitera igiti cy'umusumba, agarutse ngoma ziravuga ziratsikimba, ariko abaho barasinziriye. Ati dora kagasozi ni mucuyira. Nguko umwami yarazamutse araza ingoma zivugira hangaha. Asiga hise mu buruhukiro. Yego di. Uba haturi hitwa mu buruhukiro. Mu buruhukiro. Nguko nguko umwami yabigenje. Urakoze cyane. Hari undi musaza nawe waruye kutubwira. Nawe natubwira hanyuma dukomeze. Urakoze cyane. Uko namwunganira. Yego. Amazina yawe? Bavuga nitwa Ndiyambaje Jerome. Yego Jerome. Bavuga yuko umwami wongo Ruganzu Bwimba yaturutse ku ijwi. Araza ageze mu Kinyaga asanga abantu baraburana inka, umwe yayitwaye. Baburanye umwe aramutsinda atoranyaga bahita mu Kinyaga. Araza ageze aho bita mu Kirambo ku isoko, asanga abantu bagiye gushyingura umuntu. Bati mbese uriya muntu byagenze gute? Ati n'umunambo bajyanye, atahani mu Kirambo. Araza agera aho bita mu Nyantango ku Kibuye, asanga abakobwa bafite intango z'ibyo barimo baraboha. None babaza abantu turira n'utujya ati ni intango, atari mu Nyantango. Araza agera Rwankuba, asanga abantu hari inkuba yakubise barimo barayibaga, atani Rwankuba. Araza agezeho bita mu Kanombe hano kugikadaho,
asanga abantu bafite inombe, hari inombe igitoki bafataga bakakira ku bikimbo bakacita inombe, asanga abantu bafite inombe atani ni mu kanombe. Yego. Noneho araza ageze hano Nyarusange, asanga yavuye ndiko bimeze atani Nyarusange. Ageze hano mucubira asanga ko abantu barasinziriye, atani mucubira. Noneho bwageze mu rukerera, ageze icyabakamye asanga abantu barakama inka kugira ngo bagire gute bajye guhinga. Yego. Atani icyabakamye. Aha, uyu musaza mwumva ko nafite amateka? Akuyamashi. Arakoze cyane Jerome rwose, arakoze cyane. Barakoze cyane kudusangiza amateka ya Cyabakamyi. Murumva rero ko ibyo byose hano ahantu turi ndumva ese ko wavuze ngo kera hahoze inka ubu zaracitse nta mata hari? Mumbwire mumpere mikoro abantu bambwire. Amata yaragiye bava hano ngo umukecuru ushaka kugira icyo bivuga. Yego. Yene twashimiye. Ayo mata yajyanye n'umwanzi n'umwami. Amata n'ubu turayafite n'umusaza arayaduha. Akaduha amata. Umusaza ndi. Kagame. Uzi ibintu adukorera. Aduha amata, abana bacu baranywa amata uretse ko inka zigiye kuzira inzara kubera izuba. Ubundi turacyakamiha. Yego. Nk'ubu nk'iwawe ukama nk'amaritiro ngahe? Ye baba we yazabyaye. Yego. N'amaritiro 10 ndayakama. Uretse ko abakamyi bayajyana bakanatwambura ariko turakama. Ino dufite barakama abo babambura se kandi bo ni bantu. Nabaza kuyatwara. Baba. Sobanura neza. Barayatwara. Bakaza bakadushuka tuzabaha amafaranga. Sobanura neza. Bigenda gute? Baraza bagakami. Bande. Abaza kuyatwara nyine baturuka. Mureke twumvikane. Hirya no hino hari abafite ibicuba bayazana. Tukabakamira inka zacu. Twamara kuzibakamira amata bakagenda. Tugategereza amafaranga tukayabura. Ariko ubundi inka turazifite. Ninde muntu wasobanura neza icyo kibazo? Nitwa Karambezi Samuel. Yego Samuel. Icyo kibazo cy'amata nanjye narayatwaye. Inaha warayatwaye wambura abaturage se cyangwa uhagiye kuyagurisha? Wakoreraga? Hano hari umuhanda mubi murabibona. Wari umukomisiyoneri? Oya, yatwaraga. Wayatwaraga ku igare? Yego. Noneho kubera uno muhanda namwe mwawubonye mwawunyuzemo, ahubwo numvise muvuga n'amashanyarazi n'umuhanda nawo muwushyire wahubwo. Ikibazo cy'amata rero ibaze hari nk'ibirometero 10 kugira ngo ugere hari impanga. Aho ira modoka ya Haji ihagarara. Urumva ko amata ajya kugerayo kubera izuba yapfuye. Ahubwo mudukora ubuvugizi muduhe n'ikaragiro. Uravuga ngo imodoka ya Haji iva Inyanza ije gutwara amata ya Cyabakamyi igahagarara impanga. Hanyuma amata ya Cyabakamyi agera impanga ate? Umva mureke twumve agenda ate? Nukuvuga ngo kubera ino mihanda ari mibi ari nakuri. Amata ajya kuva hano ubundi agenewe amasaha 3 kandi ukahagera ihagaza amasaha 5. Amata kabuziranenge bwashize akagerayo yapfuye. Ndashaka kubaza umuturage wakamye litiro 5 z'amata ashaka kugurishamo 3 afata uyu muhanda akagenda impanga bigenda gute? Oya umuntu aza tuza dufite amagare n'igicuba ugafata ya 5 nundi akazana 3 nundi mugashyira mwacya gicuba noneho mukagenda. Kubera umuhanda mubi ni imodoka iri kure mukajya kugerayo mukagira amata ubuziranenge bwashize. Ariko ze Samwe uramwe ngo tuza dufite amagare n'ibicuba ako ntabwo mwiye ko muze mufite amafaranga none ze mufata amata y'abaturage nimo amafaranga ubwo si wowe ntabwo wayaboneye buri munsi ubuhembwa ku kwezi. Dusobanura ukuntu iki kibazo Inyanza baduhemba ku kwezi oya umva Samwe iyo uje ukazana igare n'igicuba ugafata amata litiro 3 z'umukecuru na litiro 5 zo kwa runaka na litiro 5 zo kwa runaka yose urayakusanya ugahita wambuka n'igare ryawe n'amafaranga ubahaye babaturage amafaranga uzayabagaburira bigenze gute? Hari kontra mwa mufitanye? Muba muyifitanye kubera ko baba bakuzi. None se abambura ni bande? Valente hari umuntu ushaka abambura ndaje mugarukeho. Abantu ntabwo ari kimwe. Hari abaza ari n'abajura akavuga ati gutya na gutya ndaguhera igiciri kiniki akaza agateramo n'igare akagenda burundu ntimwogere kumubona ukwezi gushize. Akambura abaturage nibo rero bumva
uwo mukecuru yavugaga. Reka numve nuriya asobanurira bigenda gute. Nitwa Nshimye Muremyeriya. Yego Eliya. Icyo uriya mwene data ari kuvuga kiri. Ariko shabuka ufate mikoro neza Ikigaragara nuko abaturage nibo babigenderamo. Umushoramari yohereza amagare akirirwa shomba amata hano inaha. Ariko ubwo umushoramari ni haji. No kuvuga ngo ni umuntu wo mu gace kiriya za Nyanza ntabwo tuba tumuzi hani rimwe na rimwe. Niyajaza rimwe na rimwe ahubwo abo tubona nabaza kuyatwara. Noneho ubwo kenshi na kenshi baragenda bakagaruka bavuga ngo amata yapfuye. Ubihomberamo ni umworozi. Ariko ikigaragara cyo abaturage kenshi na kenshi bakunda kugaragaza impungenge yuko kenshi na kenshi batishyurwa nabo bashoramari babohereje amagare ngo aze gushomba amata. Ariko hari umuntu byabayeho, hari umuntu bambuye ngo uko byagenze. Muvamere wo mama. Hano je nitwa Musabyimana Herariya. Abantu hano mu murenge wa Cyabakamye mu murenge wa Cyabakamye. Ubwo rero akagari ni Karama akagari ni Karama. Umudugudu ni Gahondo. Nanjye ntago bizi. Noneho rero umwaka ushize ubwo twakamiye bari abantu baturuka i Nyanza. Tweze ese ko muvuga ngo ni bari abantu nta nubwo mubazi. Ntabwo tubazi. Ntabwo tubazi. Nibyo. Ntabwo tubazi bazi bafite igicuba n'igare. Yego. Noneho bakaza tugakama tugategereza ko kwezi gushira baduhembe. Mu byukuri umwaka ushize nabakamiye amezi 2 nta nifaranga nimwe bampaye kandi mwe amezi 2 nta namata bangaruye nabonye yapfuye. Ubwo rero kugeza kuri uyu munsi nta mafaranga yabo naba narabonye. Ese Hilary Karame iyo umukamiye 1 2 3 4 5 ukwezi amezi 2 agashira hari inyandiko bamufitanye niki kintu cyemeza ko azakwishyura. Aduha icyizere akaduha igipanda ati nzabazanira amafaranga ubwo igihe cyajya tukamubura. Ubuyobozi nta kintu bizi zose. Ubwo se ubuyobozi bwagukorera iki mu buryo bw'umuntu tutazi azatubwira ati ni umushoramari nakoreraga yaracitse yaragiye twaramubuze. Ubwo nuki baje badukangisha. Ese ubwo yabambuye birangiriraho. Twicaye gutya twarahebye. Sikora akarengane. None se nta kusanyirizo rihari ku buryo mwajya mukusanya ayo mata mukagemurira ahantu hazwi n'ubuyobozi muzi mwese umushoramari akaza akafatira hamwe mutagombye ko abo bamamyi. Abo bamamyi baza aribo bazanye igicuba bazanye n'igare. Ubwo rero twebwe abaturage tugakama tubahereza. Ubwo rero akatuba ku kwezi gushira bakazaduhemba ukwezi ugashira ntibagira ikintu baduhereza kandi mu by'ukuri y'amata yapfuye ayaragaruka ayo ngo duhembesha ntigize agaruka. Ntigera agaruka yo duhembesha. Mu mpere gitifu mikoro. Giti none se ni abaturage ari Cyabakamyi ahantu hazwa amata abaturage bakaba bafite amata ariko akaba nta kintu abamariye babambura ubuyobozi burarebera iki kibazo kimeze yute. Ikibazo cy'abaturage bavuga ko bagemuye koko bakamburwa kirashoboka nkurikije koko nkuko babivuze imodoka ihagarara kure ya hano ko bihagarara kure ya hano rero nkurikije intera irimo birashoboka ko amata ashobora kugerayo nkuko bahoze babivuga ubuziranenge butagihari. Ariko icyo nanjye ntasobanukiwe neza wenda batansobanuriye kuko nubwa mbere iki kibazo naba nyakire kandi buri gihe nakira ibibazo kandi kimaze imyaka simwambwiye ngo hamashize nk'imyaka nk'ibirira n'ukuntu umuntu yafata amata y'umuturage akayatwara ari mazima ntanamugarurire ayamubwira ko yapfuye nyuma akazamwambura. Icyo numva nk'ubuyobozi twakora nyuma yo kubimenya abafite icyo kibazo nabashishikariza kuzaza kundeba nkafata imyirondoro yabo ababagemurira nabo aho bayajyana bahoze bavuga kwa bahaji nabo baba bafite abandi bantu nakwita nk'abakomisiyoneri bayahajyana umuntu akazakurikirana amata baba barajyanye ntibayagarure bagaragaza ko yapfuye bakwiye kwishyura kuko n'ubundi aba yayafashe ari mazima. Ibyo bindi by'ingaruka zaho yajyanye byamubayeho mu nzira ntago nashyikira ko umuturage ari wabyirengera. Ubundi se mu murenge iyo mu murenge muyoboye muzi kwabamo amata menshi amaraporo babaha babwira ko amata abaturage babona bayashyirayo barayanywa bakayarangiza mwumva bayagurisha bate? Hari ayo banywa ariko hari nayo basagura ari ayo ngayo bahoze bavuga bajyana ku isoko i Nyanza bakajyana ku isoko i Nyanza. Muzi kuvana urugendo rwo kuvana ujya i Nyanza bakaha aba bamamyi imyaka 2 3 4 ntihagire n'umuyobozi n'umwe w'akagari cyangwa umurenge ubimenya Giti. Barabizi kuko izo modoka n'ubundi kubera ziba zifite site zihagararaho ngo izifata ya Cyabakamyi na Mukingo zihagararaho ngaho Impanga
niho kubera ko i Nyanza niho hari amakaragiro atunganya amata kuko hano ntabwo turagira amahirwe yo kubona ikaragiro rishobora gutunganya amata no kuyabika igihe kinini. Icyo nacyo ubundi kuki mutabika amata nk'umuntu niba abonye atabonye ko yageza ko aho ngaho Impanga iyo mwagiye murashyira muri firigo mukazagurisha baje na n'ubu ikibazo cy'amata ntabwo ndacyumva. Ariko hano ni Teofile wagarariye akarere, reka twumve. Ndi kwibaza umurenge nk'uyu wa Cyabakamyi ufite amata angana gutya utagira ikaragiro muri ikusanyirizo ry'amata muri planification z'akarere cyangwa z'umurenge mu biteganya mute? Reka twumve ku rwego rw'akarere icyo batubwira. Murakoze. Mbanze mbashimire kuko abaturage baraha ibibazo biraha ibyifuzo biza kuvugwa birimo birumvwa n'igihugu cyose cyangwa se bizagera ku gihugu cyose bibe bitaramazimwe nkuko babivuze. Yego. Ndabashimira rero kuba mwegereye abaturage namwe ubwo mwagendeye kuri gahunda za leta. Nkaba nshinzwe ndi directeur y'imiyoborere myiza n'ibibazo by'abaturage biri muri iryo shami. Byaba urugendo byaba byo kujyatwara ikibazo gihari nuko abaturage bafite amata ariko uburyo bwo kugera ku isoko bukaba ari ikibazo. Nicyo kibazo kigaragara muri umurenge wa Cyabakamyi. Ku rwego rw'akarere muzi umurenge nk'uyu nguyu ufite amata angana gutya utagira ikusanyirizo imyaka n'imyaniko biti. Birumvikana ko ari ikibazo. Ariko bategeze banavuga cyane mbivugisha ukuri. Nuko batabonye itangazamakuru cyangwa babona aho bavugira. Cyo kora baribonye. Yego. Ni byiza rubwo bo bigaragaje. Ariko hari ikibazo ngira ngo byanze bikunze tuza kugarukaho ikusanyirizo cyangwa se na Solange yahoze avuga kijyanye n'amashanyarazi bijyanye n'umuhanda amashanyarazi tutarageraho ikusanyirizo ryabuze kubera ko n'amashanyarazi aragera hano. Nibyo ndimo nashaka kugira ngo mbabwire. Yego. Ubwo ni kugira ngo haboneke ikusanyirizo n'amashanyarazi birimo n'umuhanda muzima birimo uko ni haboneke ikusanyirizo n'undi haza imodoka izaza kuyafata ahangaha. Ibyo ni ibintu byanze bikunze bigomba kugendana. Ubwo sinzi niba nahita mbivugira rimwe. Ese ubundi amashanyarazi azazanwa nande kagira inguru. Ikibazo wagira ngo n'abaturage bafite ikibazo nyanya cy'amashanyarazi. Amashanyarazi niba nayafite ubwo byombi bizire rimwe nubwo ntarakigere cy'amashanyarazi tuza kukigarukaho. Murakoze. Amashanyarazi azazanwa n'akarere mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2016-2017. Ariko ari cyo yaratangiye gusubiza mu kanya nagira ngo wenda mbe namwunganiraho nk'umuntu w'umuyobozi w'umurenge kandi ikibazo cy'ikaragiro nibyo koko hano hari ikibazo ikaragiro ni kusanyirizo ahantu hashobora gufasha abaturage gukusanya amata noneho nabaza kuyagura bakayagura ahantu atagenda nabi ku buryo ejo babwira umworozi ngo yamata yapfuye kandi nyamara yabayajyanye ari mazima. Ndumva twayita ikusanyirizo kuko n'ubundi karagiro ubu ngubu akarere gafite gahunda yo kwagura ikaragiro rya Nyanza ubushobozi bwaryo bukaba bwakwiyongera ku buryo bazajya bakira amata litiro nyinshi cyane ugereranyije n'izo bakiraga uyu munsi ndetse n'imirimo ikaba yaratangiye. Ku kijyanye rero n'aho abaturage bakusanyiriza amata kugira ngo badakora urugendo rurerure nicyo numva tugiye gushyira muri gahunda tukaganira n'abariya bayagura kuko si benshi abatunganya amata Nyanza n'abantu batarenze 4 cyangwa 5 noneho ku buryo imodoka izajya yigira hino ahangaha cyane yuko dufite na gahunda yo gutunganya uyu muhanda dukoresheje amafaranga ya VUP bigakorwa n'abaturage noneho umuhanda ukaba nyabagendwa ku buryo imirimo nitangira izihutishwa icyo kibazo kikaba cyakemuka. Ikibazo cy'ikaragiro mugiye gutangira kukiganiraho kubera ko tukivuze none ahangaha cyangwa mu mihigo cyangwa se no muri mwiteganyabikorwa by'umurenge muragifite? Ikibazo cy'ikaragiro ntabwo kiri mu iteganyabikorwa ry'umurenge ahubwo kiri mu iteganyabikorwa ry'akarere n'imirimo yo kwagura ikaragiro rya Nyanza irarimbanyije. Bikaba riri mu iteganyabikorwa ryari mu karere ka Nyanza muri planification y'akarere ka Nyanza bavuga ko Icyabakamyi hazaba ari ikaragiro ryari ikusanyirizo muramba baradimo ndabyitiranya ariko ikusanyirizo ry'amata. Ese ubu ngubu wajya muri planification y'akarere ka Nyanza binumvikana ko byagobye kuba biri no muri planification y'umurenge wabonamo ko muri 2017 cyangwa 2018 cyangwa 2020 abaturage b'Icyabakamyi bazaba bafite ikusanyirizo?
ntavuze n'ikusanyirizo gusa ry'amata navuga n'ibindi bihingwa biboneka hano kugira ngo bigere ku isoko turaza kubigeraho nabyo. Niyo mpamvu tubanze tujye kwikaragiro. Niyo mpamvu twateganyije gukora umuhanda numara kuba nyabagendwa na wa musaruro wose wabo w'amata cyangwa n'ibindi uzajya ubona ukugera ku isoko. Ibyo rero bikaba biri mu igenamigambi ry'umurenge wa Cyabakame. Umuturage igenamigambi burya igenamigambi rirakorwa, hari n'igenamigambi ry'imyaka 5 plan stratégique niko babyita mu Gifaransa cyangwa strategic plan. Umuturage uyu munsi urimo kutwumva ufite ikibazo cy'amata, ufite ikibazo cy'abamamye bamutwara amata, atwara ikihe cyizere ko muri 2010 kangahe 2020 kangahe Cyabakame yazaba ari ikaragiro ry'amata ikusanyirizo. Ikizere nabaha nuko bitazanategereza yuko umuhanda ukorwa. Cyo tugiye gukora no kuganira nabo bacuruzi b'amata bagashaka imodoka zigiye hejuru byo byose namwe izizanjye uzageza ahangaha noneho ikegera aho aborozi bari kugira ngo batangire batwara amata. Nukuvuga ko muri plan d'action cyangwa se mwiteganya bikorwa ry'imyaka 5 cyangwa se 10 mufite nta icyo kintu kigaragara, ariko mugiye gutangira kukiganiraho niko nye mbyumva. Ntago ibyo numva ndi bubishyire muri ryateganya bikorwa twandika tunagenera budget kubera ko ni nukugana nabikora ku giti cyabo nibo bashaka guteza imbere ubucuruzi bwabo noneho baye baza inaha ngabegera abaturage. N'ubundi hano hari imodoka zijya zihaza zizanye ibindi binyobwa kandi n'amata ni ikinyobwa, ntabwo rero zajya zizanye ibinyobwa inaha ngaha ngo zibe zananirwa no kuhagera ngo zibe zatwara ibyo abahandi badafite bashobora gukenera. Okay, ara abambuwe rero bubigenda gute buri babantu bambura umuntu araza akambura umuturage akambura 2-5 akagenda aho ngaho bazakomeza bamburwe mu gihe bagitegereje ko ikibazo gikemuka. Yewe cyo nashishikariza abaturage b'umurenge wa Cyabakame bafite ikibazo cy'abacuruzi batwariye amata ntibayagarure babagaragariza ko yapfuye, bazaze dukora urutonde rwabo batubwire n'amazina nuko numvise harimo n'abatabazi ariko byo byose baze n'amasura yabo n'ubundi bazagaruka ntibacitse ino tuganire nabo tuzabafasha kwishyuza kubera yuko ntabwo wambwira ukuntu umuturage yatanze amata ntibayamugarurire ko yapfuye bakazagaruka kumubwira nyuma ngo burya aya mata wampaye yarapfuye kandi nta kimenyetso bamugaragarije yuko yapfuye. Sinahakana ko harajya yangirika kubera ya ntera yaho imodoka zituruka Nyanza ziza kuyafatira, ariko byibuze bakwiye no guhita bagaruka bakabwira wa muturage ati za retro wampaye uyu munsi ngizi zangiritse nawe akabyibonera. Reka nibutse abadukurikiye ko turi mu kiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi, ni ikiganiro cya Pax Press umuryango nyarwanda w'abanyamakuru baharanira amahoro. Turi mu murenge wa Cyabakame mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Twaganaga n'abaturage ku kibazo ni Cyabakame nkuko mwabyumvise mu mateka yayo, ni umurenge ugaragaramo ubworozi, ni umurenge ugaragaramo amata, ariko abaturage aborozi badafite uburyo kugeza umusaruro wabo ku isoko ndetse n'ababashije kugezayo ntibabashe kubyaza umusaruro uko bikwiye. Mukanya mpoze nibaza impamvu umushoramari afata imodoka azi ko afite amafrigo, afite ubushobozi bwo gutwara amata neza y'aborozi ntapfe nkuko bayatwara ku igare, akaza agaparika impanga hariya kuri gereza ntagere inangaha. Ese buriya nuko essence yo kuva impanga kuza hano ari nyinshi cyangwa no gutinyira ya mihanda? Hari ushaka guhita kiri icyo kivugaho. Kuki batagera inangaha? Murakoze cyane, nitwaye Imana Ferdinand. Yego Ferdinand. Buriya impamvu ya mbere umuhanda ukozwe abashoramari bakizana. Cyo kintu rwose igisubizo ari pe. Umuhanda wacu nukorwa imodoka zizizana nibindi bitari amata nibindi bazabifata. Ariko gitifu yavuze ko VUP hari muzawukora. Reka twumve nabandi cyo bashaka kuvuga. Waravuze yuko uwo muhanda ngo ushobora gukorwa na VUP, ariko hano hari umukecuru uvuga yuko ako kazu kamuhaye tagakora, sinzi impamvu. Reka byivugire. Ase ubundi umukecuru si muri VUP. Muri VUP abakecuru bo muri VUP ntibabaha amafaranga ra. Nitwa Mukampamo Edith. Yego. Igituma ako kazi ntashobora kugakora kuwo muhanda muvuga muri VUP. Mfite umugabo akora muri VUP. N'umufundi. Amaze igihe akora n'abana mu rugo. Kugeza na n'ubu ntiturya, ibyari mu nzu byashizemo ntibabahemba,
none ubwo murabara ngo uwo muhanda bazawukora bate inzara yatwishe. ubwo ushatse kuvuga ko VIP irutwa no kutayikora irutwa no guhingira umuturage akaguha amafaranga nibyo ese ubwo muceceka twumvikane hashize igihe kingana iki abakora muri VIP badahembwa hashize igihe kirekire ninde muntu wakunganira mukecuru ahandi harahari Valentin ukora muri VIP yego VIP ko numva VIP basa naho ntakimariye abaturage. Murakoze wenda amazina yanjye ni Munyeshyaka Samuel. Yego Samuel. Icyo ntago ari cyo wenda nangiye kuvugaho ariko ndashaka VIP. VIP nyine nayo ndashaka kuyivugaho. Bakomeje kuvuga ko uriya muhanda uzakorwa na VIP. Ariko ntago ari ubwa mbere VIP iwukora. Natije yarawukoze. Ariko nubundi warongeye urapfa. Icyo twasaba nuko mwadukorera ubuvugizi uriya muhanda ugakorwa neza mu by'igihe kirambye. Yego. Kuko hongeye akajyamo VIP nubundi wakongera ugapfa. Haryo ubundi VIP kuwukora ni gute? Bazana imashini bagashyiramo bigenda gute? Abaturage baharura n'amasuka. N'amasuka? Kuri wowe ugasanga wakorwa gute? Nge ndumva hakoreshwa tekinoloji wenda hakazana imodoka mwadukoreye ubuvugizi umuhanda ugakorwa neza ukaba nyabagendwa. Urakoze cyane. Uko mwabibonye icyo cy'umuhanda nacyo ndaje mpabayobozi bakigarukeho twumva icyo bateganya ariko ndashaka kugaruka kuri VIP. VIP ko mvuga VIP nkabona mwese mutere hejuru. Hano harundi wakoreye VIP Valentin. Yego. Nitwa Dushimimana Jose. Fata neza mikoro Dushima. Nitwa Dushimimana Jose. Nanjye nakoranye na VIP y'umurenge wa Cyabakame. Twatangiye mu kwezi kwa gatanu ku itariki 23 baduhemba mu kwezi kwa 7 kugeza ubu nta umuntu urongera guhembwa. Ikibazo dufite twabuze mitiwere. Babahembye mu kwa 7. Baduhembye mu kwezi kwa 7 dusikazemo 15 zitarahembwa. Ikibazo dufite nta mitiwere urabaza ikibazo cya mitiwere bakakubwira ngo ni mwihangana amafaranga zaza. None abana bavuye mu mashuri kubera kutabona amafaranga. Mwese abana nibigira ubuntu. Amakayi ibikoresho nabihari. Urajya kwa muganga kwivuza avuga uti nge nakoreye VIP batuzagende VIP zamanzi kwishubone kuza kwivuza. Ni ikibazo cyo abantu bakoreye VIP dufite pe. Muva wambwiraga arari yego. VIP yari yahembye ariko ihemba kenzene ebyiri hasigara izindi kenzene ebyiri ubu ya gatatu irarangiye ariko nubwo bahembye VIP yahembye nabi nta kintu byamariye abaturage. Bahembye nabi gute? Bahembye nabi kuko izindi zitigeze ziza kandi noneho bari bakeneye kurya hari ikibazo cy'inzara kubera izuba ryabahereye. Ubwo rero ni ikibazo kiri ku baturage kubera inzara. Nta kintu kiri mu rugo kiri mu rugo. Inzara nirimo iratuma ni inzara bakoze bazi ko bazarya none nibaciye n'inshuro. Reka numve undi mukecuru umwe hanyuma tujye ku bayobozi. VIP murapfa iki na VIP? Murakoze nitwa Mukamugengo Deta nuye mu mudugudu wa Nyakabingo akagari ni Nyarurama. Jewe nakoze muri VIP pendu umukene ubundi nikoreraga amafaranga 700 akantunga mu rugo rwanjye. Uyakorera Nyakabyizi mu giturage nkarya ariko none nakoreye VIP bagiye no kuduhemba baduhemba ngo imibyizi itanusuye kugeza ubusahizi twarategereje inzara itumereye nabi twajya kwishyuza amafaranga bakayatwima rwose ni mutubarize gituma bataduha amafaranga. Ariko ode ninde mwishyuza? Twebwe se na affaire sociale ni waduha. Ari hano se? Simbizi. Affaire sociale ari hano. Yaramanjije twajya kuyamwaka akatubwira ngo nituguze ngo amafaranga yacu ngo tuyungukire. Ababishoboye inzara yamereye nabi bakagenda bakayaguza bakayungukira. Mujya muri banke Ramberi? Kungukira ibintu wakoreye. Oya banza umbwire. Yarababwiye ngo muguze hehe mwungukire bana. Tugenda tuguze muri sako. Ushoboye inzara ya nogono yakagenda akaguza kungukira amafaranga ye. Abihagarara ho nk'inzoga y'ineme bakanga. None igituma dukora nk'abakene. Jewe ubwanjye ndi umukene rwose murambona ndi umukecuru. Ariko nubwo ndi umukene jewe ubundi ndi no mu nzu y'icumbi. Yego. Ndacumbitse
nigeze nubaka inzu maze kuyubaka nguza amafaranga yari ku murenge mbese abaturage barambumbira banyemerera kuma amabati nzi maze kuzura ngiye kuyazana ku murenge barambwira ngo narayajyanye nta narimo noneho narebye kugira ngo ya mafaranga nagujije ku murenge leta nyambure yanzu yari igeze mu madirishya narayigurishije nishyura leta maze kuyishyura nigumiye mu icumbi ryanjye bangira umusazi baravuga ngo nagurishije inzu kandi amabati bari bayanyemereye sanga baranyepuye none kugeza ubwo nayo nagiye muri VIP mvuga ngo mbona icyo kurya none VIP nayo ikurebesha indege nayo VIP nayo inyambuye indege inaho iyo ugiye kubaza barakubwira ngo uri umusazi n'abandi bose bari bubivuga abanzi bose ndi mu icumbi rwose ndukubwira ngo uri umusazi mutuze abayobozi igihe nagiye njya hariya hari umugabo wari urimo ku murenge arambwira hari umugabo mbese gitifu w'umurenge ndabimutekereza uriya se gitifu uriya yaje ejo bundi arangije aravuga ngo nta mwanya mfite ngo kumva ibibazo by'abantu ngo nkamwe bataye umutwe naritahiye ndatuza none kugeza saa izi nta hantu mbogamiye bagiye no kwishyira mu cyiciro bashyira mu cyiciro kidafite shinge na rugero uvuze ngo njye gukorera VIP mbone ka mituweli mbone n'icyo ndya nayiranyambuye ubu se baturage mwatuvuganiye koko ariko ibyo avuga ngo abayobozi barababwira ngo mujye kuguza muri sako nibyo bigenda gute hano arahari reka tubanze twumva uyu nguyu buretse Adolphe murakoze nitwa Nyirajyambere Charlotte ni bande abo bayobozi bababwira ngo iki ngo bigenda gute nyine tujya kubaza amafaranga kenze nishize wagiyeyo nagiyeyo nanjye byagenze gute noneho wabaza amafaranga utika akazi kanyu nkakora neza kenze nikabishize ku kimudahemba ngo nimujye kuguza ngo ntaga amafaranga yanyu nimujye kuguza konte ngo muyungukire waba ushonje ukagenda ugafata 10,000 ukabungukira 500 mu gihe kingana iki mu gihe cy'ukwezi hari undi wagujije nanjye naragujije byagenze gute ni kwa Mukanaganda Savera ubwo rero nkuko nguko mbese turakora noneho inzara yakwica ukagenda rero bakakwandikira mbese urupapuro abayobozi bakagusinyira mbese hubwishingizi kwayo mafaranga wakoreye kajya muri sako kaguza ariko nubwo bayakuha none ejo mugahembwa yandi 500 y'inyungu zabo bayakuraho bakayatwara ariko Save iyo bavuze VIP muri wowe wumva umeze ute ntago nakongera kuyikora nibyo wumva ari gahunda mbi idafite ikimari muturage ntago nakongera kuyikora twarwanaga tugenda tuzi ko ari akazi keza batubwira ngo iminsi 15 nishira bazajya bahita baduhemba none turakora reka da abana babuza amakayi babuza amakaramu bavuye mu mashuri mbese nuko mbese ubu ubonye ko ema yawe ntiwazongera reka mbanya bampembye ntago nazongera kuyikora namwe niko mubitekereza nuwa nkunda ntago yayisubiramo ngo iki nuwa nkunda ntago namwashya kujya kugasaba kaviu namwe niko undi ubitekereza nka Savera nindi murakoze kuva navuka n'ubwa mbere mbonye abantu nkamwe muza kwita ku bibazo by'abaturage muri Cyabakame Imana ibaha umugisha nawe rwose tusange yewe VIP sinayigiyemo ariko iyo numvise abaturanyi banjye bashonje baragiye gukora ngo abana babo babone mitiweli babone n'ibijumba inaye igitego cy'ijumba kigure 2,500 ubwo ntago agiye gukora abana azi ko bazaburara none ngiye ntago nayijyamo n'inshuti yanjye nayishishikariza kutajyamo gukora ugatahira bweyeri perezida wacu ntabyishimiye ikindi kibazo kuntu kimeze wirirwa ku murenge aha haruguru usibye umuyobozi mushyashya nawe Imana imuha umugisha abandi yaje asimbura uvuga ikibazo cyawe ngo wowe uri umusazi ukamubwira uti rero muyobozi
ubwo ndi umusazi mu murenge wa Ndera hari ikigo kivura abasazi fatanya n'umuryango wanjye unjyaneyo noneho nyiri bisazi niba bikunaniye nyoherereza mu nzego zisumbye ububasha bwawe bunyemurira ikibazo ukitwa umusazi uri muzima gitifu akagari ka Karama nawe nazi hano ejo bundi yaranutse anziza mitiweri yanjye byagenze gute nabanzazi gitifu akagari kababaje abereye ku murenge ariye gitifu nabanzaze ibyo mvuga ndabivuga hari buretse muceceke gitifu akagari ka Karama ari hano urari ntabwo ari uriya ni Suzana kandi arahari Suzana arahari icyo mvuga ndakivuga ndi kumwe nawe kuko ni umubabaro gusa kuri Suzana arahari niyihishe arahari Suzana yaje yego igire mureke muceceke twumve Suzana byagenze gute ngewe iyo ngiye kuvuga ikintu simvuga ngo byagenze uku ahubwo mvuga ngo byangendekeye uku nerekana inyandiko oya niko kubinyangamugayo nitwa Nyirasayimana Philomene byagenze gute iyi gahunda mureba ni ya mitiweri ubwo mitiweri ni 6,600 kuri 23 z'ukwezi kwa munani yego izi mitiweri ni mitiweri za kera zicyuye igiye kuri 30 z'ukwa karindwi maze kwishyura izi mitiweri nari ndwaje umwana muto cyane w'imyaka 4 natonze umurongo ku murenge kuva ku itariki 23 z'ukwa munani kugeza kuri 30 z'ukwa munani mw'abasirikare mwe Imana ibaha umugisha iki gipapuro nakiboneshejwe n'abasirikare bari ku murenge byagenze gute Imana iha umugisha abasirikare byagenze gute niba bamvuganiye naragiye njya ku murenge maze kumva ko agiye kwimurirwa mu kandi kagari kitwa Nyabinyenga numva rero Suzana uyu munsi ni kuwa 3 meya w'akarere ka Nyanza yakiribazo kuwa 3 ndwaje umwana kuva kuri 23 nza hano ntonda umurongo nkwaka igipapuro kimesha uburenganzira bujya kwivuriro ndavuza umwana muri formance cyangwa muri prive ntago amafaranga uzayanyishyura none rero ngiye ubwanjye ubu sindi buvaha ubwo ni ku murenge wa Cyabakame ni rero ahari abasirikare ubwo 3 niyo mvuze ngo Imana ibaha umugisha ni giye dore mitiweri zanjye ngisi ubwo urabwira Suzana dore borodiro ngisi ngiye kuzana umwana wanjye musige ku murenge hagira umuyobozi n'umwe nkurikira umbwira ngo njye ninakira umwana ndamutaye ngiyewe sintaye umwana kumwanga ahubwo namuriye mitiweri muri kwanga kunyuziza mitiweri ngo mvuze umwana wanjye yagize ati wa mugore uri umusazi ndamubwira ubwo ndi umusazi mu murenge wa Ndera hari ikigo kivura abasazi mfatanye n'umuryango wanjye cyane inshuti n'abavandi n'abanyamasengesho mu nsengere nyiri ubusazi ariko mbone mitiweri ariko ndakubwiye ngo simvaha abasirikare bati uyu mudamu kuri kwe turagushyigikiye nk'ingabo z'igihugu nave kuri uyu murenge nave kuri aka kagari niko gatanga mitiweri aragaragaza borodiro aragaza mitiweri zishaje ava abonye mitiweri nk'ubwisungane muri mitiweri ajye kuvuza uwo mwana yamaye igipapuro arangije aravuga ngo ariko banzira ni musazi ndamubwira ntumva uzanyereka icyangombwa Indera baguhaye kigaragaza ko gye nayobye ndi umusazi icyo ni ikinyabupfura mu bayobozi bayobora umurenge wa Cyabakamyi bavuga ngo abantu n'abasazi babaza ukuri Suzana aravuga ikibazo ndakivuga nyuma Suzana arakivuga ngo noneho icya VUP icyo VUP gihuriye na VUP navuze ibya VUP mbere navuze ngo ababyeyi bacu bakuru bacu bagiye muri VUP bagira ngo babone mitiweri babone n'ibiryo bibatunga nkuko perezida avuga ngo tuvane amaboko mu mufuka dukore none barakoze ukwezi n'igice cyangwa ukwezi ntibarahembwa ngewe ntabwo nakifuza kujya muri VUP idahemba yego byumvikanye Suza uyu muturage ni umusazi koko arambeshyera ntabwo navuze ko ari umusazi afite ubumuga bwo mu mutwe ku buryo ibyo avuga wenda bidafite agaciro ntabwo nikize mvuga ko ari umusazi rwose byagenze gute si ko ari imbere yawe yanavuze ko ashaka kuvuga akureba mu maso murakoze nitwa Mukeshimana Suzana nkaba ntari umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Karama ariko nimuriwe mu kagari ka Nyabinyenga nkuko rero abivuze ariko ramuzi ndamuzi yego byagenze gute uyu muturage
yaratuye muri aka kagari ka Karama mu mudugudu wa Cyarera. Abana na mama wiwe umuryango wabo ugizwe n'abantu 6. Arangije aza kwimukira mu kandi kagari ka Nyarurama. Mama wiwe aza gushaka uburyo abona mituweli umubyeyi wiwe. Kuko muri gahunda yo kwegeza abaturage uburyo bafata mituweli bikorwa ku kagari. Tuma mama wiwe mu mudugudu icyemezo cyerekana yuko mu muryango w'abantu 6 hari abantu 3 bimukiye mu kandi kagari. Uyu mudamu afite abana 2 nawe 3 bimukiye mu kandi kagari, abasigaye ni mama we n'abandi bana 2 ubwo ni 3. Kugira ngo tuzuze mituweli twuzuza mituweli turebe ku byiciro by'ubutehe ukareba abantu bari ku rutonde wabona nimba ari abantu 6 ukuzuza mituweli y'abantu 6. Iyo bari abantu bavuyeho ku rutonde hari inyandiko yavuye mu mudugudu natwe tukuzuza indi nyandiko yemeza ko abo bantu bavuyeho. Yego. Inyandiko nari ikoze umubyeyi wiwe mama wiwe abasha kubona mituweli. Yego. Ubwo uri yaraza ubwo nguwo iki cyararangiye. Arangije nabaza kwa mituweli. Ndamubwira we uri mu kandi kagari. Muceceke twumvikane. Yego. Wowe wagiye mu kandi kagari ka Nyarurama. Yego. Wowe mbwira gitifu umurenge nawe ikibazo nakimugejeje ikuntu bimeze nyine. Iyo umuntu agiye yayimukiye ahandi tumikemeze cyuko umuntu yimutse cyangwa mu kagari agiyemo bakamubarura bundi bushyashya kugira ngo abashe kubona mituweli. Mbaza ku ivuriro ubishinzwe mituweli. Bati aho ngaho ku rutonde rw'uwo mubyeyi byararangiye agomba kubarurwa bushya mu kandi kagari yagiyemo. Bibwira gitifu umurenge. Ubwo nawe yaje kubaza gitifu umurenge nyine ko bigomba kugenda. Gitifu umurenge yamuhaye gahunda y'uburyo agomba kukimusubiza. Ndavuga ntegereje cyo umurenge uzadutegeka nimba zibaruza bushyashya hari Nyarurama cyangwa kibaruza iwanjye. Ubwo gitifu umurenge aciye mu munsi we ntera hari avugana na sociale amuga ati ngiye mwandikira cyane urupapuro ruvuga yuko mama we yabonye mituweli ku byiciro byaha. Yaje kubona mituweli ati ngiye namwandikira urupapuro ko atakira umuturage wa kagari ka Karama yimukiye mu wundi mudugudu. Ko gusiragira se avuga guterwa n'iki? Ngiye namwandikira urupapuro rwemeza ko atakira umuturage wa Karama yimukiye mu wundi mu kandi kagari ajya gushakira mituweli mu kandi kagari ni naho yayikuye mu kagari ka Nyarurama. Hanyuma ikintu cyo kuvuga ko mubita abasazi aravuga ati abayobozi kandi si we wenyine hari n'undi muturage wavuze ko abayobozi b'inaha ngaha mufite ikintu cyo gutuka abaturage no kuba arakoze arakoze ahubwo yenda ubajije abari bahari icyo gihe niyo wambwiye nabi kuko avuga ko mama wiwe ngo ari mubyara wanjye aranuka ngo nimuka ngo nzagende na mama wiwe ngo ntamushaka. Ndavuga ni ntacyo bitwaye mwandikira urupapuro rwiwe twari turi imbere ya Sako na Sociale hari abaturage benshi nta kindi kibazo. Okay birumvikana ariko ibyo byose urakoze cyane. Tukuri icyo kibazo cya VUP ushaka kugira icyo bivugaho VUP murakoze mera gitifu mikoro ndakumva. Nitwa Nyiramuhire Rosalie. Yego Rosalie. Mu kagari ka Karama umurenge wa Cyabakamyi umudugudu ni Nyabinombe. Ikintu ushaka kubabwa kuri VUP nuko nayibagayira. Ndagaye umushinga wa VUP inaha muri Cyabakamyi. Uragaye umushinga wa VUP cyangwa uragaye abayobozi? Ndawugaye umushinga wa VUP. Gute? Abayobozi baduha akazi nyine ari VUP bamara kuduha akazi igihe cyo guhembwa cyagera bakadutera utwatsi. Wagira n'icyo ubaza ntibaguye igisubizo kizima ngo nibura batwereke bati ikibazo giherereye aha naha. Ubwo twarakoze kenzeni n'eshanu iza mbere 2 twarazibonye ariko nubwo baziduhembeye iya mbere badukase imibyizi 2 ntituze aho yagannye, iya kabiri badukata ibindi bihumbi bigera muri 3 ibyo ntituzi ko bimeze uretse ko bari batubwiye ko nitwongera guhembwa bazadushyiraho iyo mibyizi. Ubwo rero tumaze igihe dukora twarashonje twatangiye akazi rwose dufite inzara pe dufite n'ibindi bibazo bitandukanye by'amafaranga. Twe tugeze igihe cyo kuba twafunguza mituweli twarazitegereje ubu twarazibuze. Ntiwarwaza umwana ngo wamujyana ku ivuro bamuvure, yari umwe ntibashaka no kukwemera ko wamufunguriza ngo umutange 3 bamuvure. Yego kera ku muryango wose ufunguje. Amafaranga rero twarayabuze. Abana bacu nuko urwara agahera mu buriri Imana ikamwikiriza. Giti rwose mutubarize ikibazo cya VUP impamvu baturenganyije. Iyi VUP
VUP ko numva iri kuvumwa mu murenge wa Cyabakame. Murakoze. Kandi ari gahunda ya leta nziza yo kuvana abaturage mu bukene. Murakoze, nacyo narengiye guhera yuko VUP nubwo kuri uyu mushinga wo kubaha amazi habayeho uburangare butoya nk'umuyobozi w'umurenge ndi busabire n'imbabazi, ariko si umushinga wonyine VUP ikoza ahangaha. Ikibazo bavuze rero koko cyabayeho cyuko bakoze umushinga w'amazi, ngira ngo baranayabonye nuko nabyo hari batabibabwiye, ariko habayeho kwibeshya mu kugena iminsi umushinga uzamara. Umushinga rero wo kuzana amazi ngira ngo kubibara habayemo kwibeshya, bawuha iminsi mikeya n'amasezerano bayagira iminsi 45. Nyuma hari igice bishyuwe, ariko kubera ko ayo mafaranga ntabwo aca ku rwego rw'umurenge, yishyurizwa ku rwego rw'akarere. Hari ibyo badusaba urutonde rw'abakoze, bakadusaba n'amasezerano mu rwego rw'ubugenzuzi bw'imari ya leta. Aho ngaho hari naho ndi busabire imbabazi ku buryo bitazongera. Wenda ni ahantu habayeho gutinda gukosora ayo masezerano kugira ngo bibe byakwishyurwa, ariko ibyo byarangije gukorwa dukoranye na komite zabo zibahagarariye, kuko uwo mushinga ntabwo twahaye rwiyemezamirimo ku giti cye, byakozwe mu buryo bwa projet communautaire bafite ababahagarariye. Twasinyanye andi masezerano n'utonde rurakorwa rw'iyo mibyizi yabo, ndetse no kwibeshya ko imibyizi biri kwari kwarabaye nabyo narabibonye nk'uko babivugaga. Abaturage bafite ukuri, byarakosowe. Nayo mpamvu mwabonye umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ari nawe muhuzabikorwa w'uwo mushinga, nakwita ko nubwo ari muhuzabikorwa wa VUP nk'umuyobozi w'umurenge, ariko niwe wabikurikiranaga umunsi ku wundi. Ubu yabijyanye inyandiko zose zikosoye, mpamya ko bitarenze ku wa kabiri w'igitaha abaturage bazaba babonye amafaranga, kuko ku rwego rw'akarere nta kibazo bafite. Icyo baburaga n'izo nyandiko zuzuye zatinzwe gutangwa n'umurenge nk'uko maze kubivuga. Aye nabyo mboneyeho nsaba imbabazi ko bitazasubira, bitanatuma abaturage bahita bavuga ngo ntibakeneye amafaranga ya VUP. Ngira ngo barabizi yaje hano 2008, uretse izo kenzende bavuze tutarabishyura, ubundi barishyurwaga nta yindi myenda twigeze tubambura. Ese giti gutinda ayo masezerano kuyasinya kugira ngo abaturage bahembwe bagere naho bavuga ko VUP batayishaka, byatewe n'iki? Ko nubwo ari amakosa mu yasabira imbabazi, ariko byatewe n'iki? N'uburangare nyine, niyo mpamvu nabise uburangare bwa gitifu n'abakozi be. Zitukwamo nkuru niko byagenze, ariko ubu ngubu twarabikosoye mu minsi mikeya bazayabona. Hanyuma hari n'ikindi kintu bavuze mu cyacaga twumvikane, hari n'ikindi kintu bavuze ko hagati aho ngaho bazaga mukababwira muti mujye kuri sako babagurize kugira ngo bazungukire sako. Ese ubwo ni cyangwa harimo uburyo mwakoranaga na sako kugira ngo mubabyaze umusaruro? Ikibazo cyuko twari turimo amafaranga cyo nari nkizi, ariko icyo kubohereza kujya kuguza mpagaze imbere yabo, hagize uvuga ko namwohereje kuguza rwose ntabwo ibyo ngibyo numva. Ntabwo yarahari ngo ni mushya. Okay. Ego nimba hari n'umukozi w'umurenge waba warakoze ayo makosa, byo byararangiye. Ubwo nimba umurenge sakora abahaye umwenda ni ikigo cy'imari nyine, ubwo umuturage ubwo urumva byamusabye ibindi bintu, ikigo cy'imari nacyo cyarungutse. Ariko ndabizeza ko mu yindi mishinga ya VUP tuzatangiza ibyo kosa rwose ritazongera kubaho, kandi bangirira icyizere ntabwo bizongera kubaho kundi. hari tutarava kuri VUP, muri VUP abantu ngo abasigajwe inyuma n'amateka ngo ntago bajya muri VUP. Bari ngo ntago bajya muri VUP. Bimeze gute? Mutubwire. Yewe nitwa Rusimu Kakarango. Yego Ru. Ntuyari Kadaho mu kagari ka Kadaho. Twagujije amafaranga tujya ku murenge, tukajya dutanga 200 kugira ngo batwandikire kugira ngo tuzaguze, natwe duzashaka ukuntu twatera imbere. Kuravuga ati nituguze amafaranga yanyu tuzagura amatungo, noneho tuzishyure. Ubwo baratwanditse watanga 200 bakakwandika, ugatanga na 500 ngo y'umusanzu. Uyatanga ku murenge? Bukeya tugiye ku murenge, sosiyete agiye kutubwira we na Suzana ngo ntago ngabatwa ngo twabagurize amafaranga ngo bazishyure. Ngo ntago tuyakwiye. Ngo ntago muyakwiye? Ngo ntago tuyakwiye. Muceceke, uwo ninde abikubwiye? Sosiyete Sosiyete yitwa ndi? Na Suzana.
Sociale yitwa nde ntago muzi? ntago nzi amazina ye. Ari uzi ni Suzanne. Yego. Ubwo ngubwo agahinda karatwishe tujya mu bwigunge. Ikindi cya kabiri mfite abana bane biga. Umwe yatsindiye na yine. Amaze gutsindira na yine mbura utwenda urumva kutwenda. Fata neza mikoro. Utwenda nitwo nabuze n'inkweto. Ubwo naje kwa sociale arambwira ngo jya ku kagari baguhe icyemezo yuko muri abakene. Naragiye ku kagari gitifu yarakinyandikiye rwose nyakubyara. Yangiriye vuba arakinyandikira. Kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza uyu munsi wa none bukeye umwana arambwira ati jyewe ndashaka kwiga. None ngiye ku Kigali nikorera amafaranga nishakira ibikoresho. Ntekereza umwana wagiye Kigali ukuntu bigenda. Ubwo naraje mbwira sociale ni sociale wambabare wakabyara we kumwana ashaka kujya Kigali. Ukamufasha rwose ukamana make ahubwo nkiyongerera. Ubwo sociale yagiye kumbwira ngo agomba kujya Kigali akarongorwa. Ubwo bukeye nanaye tuza guhurira ku kagari ndamubwira mugira uruhande n'agahinda keje isociale ntinzaze ku murenge ryari ngo wowe ntago gushaka ku murenge. Agahinda karangije ubona yatashe mbibwiye umwana nahise ndyama umwana agiye kumura ati mwambyariraga iki ko nshaka kwiga ikintu mwambyarira ni iki nuba mfite intimba nini ku mutima. Gusa nuko umuntu avuga icyo kibazo akaba yishize mu nzigo oya humura rwose mana byaratubabaje cyane twumva yuko tukire n'abatwa nubwo bavuga ngo turabatwa kubera ukuntu badufata twumva turabatwa. Ubwo aya amafaranga 200 ngo twatangaga 200 tugatanga na 500 y'umusanzu urumva ni 700. Nageze aho mvuga ntabwo banshubije amafaranga yanjye 700 nkayagura na mirongo y'ibishyimbo abana bakagira. Nuko bimeze. Suzana nagaruke. Suza. Mbere yuko sociale avuga ibyo uriya mukecuru avuga nta kintu biziho. Murakoze. Nta mukecuru arambeke ntago ngize mvuga ko ari umutwe rwose. Aravuga ko bavuze ko ngo ari abatwa badakwiye amafaranga kandi byagenze gute? Murakoze. Muri gahunda ya VUP habaye gahunda yo kugira ngo buzuze imishinga bagurize abaturage bitewe n'amafaranga yarari itingira ngo aho yicare gatowe. Bitewe n'amafaranga ngo yarari bayashyize muri sako kugira ngo yindi azagurizwe abaturage kwasanze ari miliyoni 30. Hari hujujwe imishinga abaturage yari imishinga irenga muri 500 yabaye myinshi irengeje ayo mafaranga bagiye gutanga. Imishinga twego mu kagari kujurije abaturage kuri ya 200 bavugaga urabona hano dutuye. Umushinga twuzuzaga baga dufite udupapuro turi 8 gutyo. Noneho twaba twashize ukajya gufotoza tujye gufotoza kugira ngo umuntu abone umushinga we yuzurishirizaho. Kandi gufotoza ni Nyanza. Ni nawe urabyumva. Ibyo nta kibazo turatwuzuza tubitanga ku murenge. None ikibazo cyawe ku murenge habaye gusegisona natwe twabitanze umutugari twese ntago ari mu kagari kakanama konyine. N'utugari tugize umurenge cy'abakamyi n'utugari 5. Uko Nyabinyenga, Karama na Kadahona narubona twese twarujuje tubishyitanga ku mirenge dutegereza yuko batanga inguzanyo ku baturage. Biza kugira gute kuri uriya mukecuru ujya avuga? Twihute bihure n'uriya mukecuru avuga. Mu gusegisiyona rero umurenge baduhaye umubare baduhaye urutonde rw'abantu rw'imishinga yemewe. Abadafite ngo amakonte adakora hari kritere bagiye bagenderaho bafata umubare uhanye n'amafaranga kuko nimba bafite miliyoni 30 bigomba gutwarwa n'abantu bageze muri 200 hagujije abantu 700 urumva ko hari abagomba gusigara n'abagomba kuvamo. Ari mu bagomba gusigara rero. Nago singe baseregisiyonye. Nago ngiye baseregisiyonye twatanze imishinga iyo natanze yose ngiye imishinga yose nakoresheje nayitanze iri muri sako. Kugeza n'ubu hari aba bayahaye na n'ubu cyategereje ko muri sako bagiye batanga ibyiciro. Ntago barayatanga kuri bose. Muri sako natwe tubariza abaturage ese kuki abandi batabona ayo mafaranga bavuga ngo babanjije ikiciro cya mbere bongera bagiye batanga ku byiciro. None Suza utekereza ko kugira ngo umuturage ahaguruka kuvuge mu ruhame kuri afite agahinda uri umuyobozi biterwa n'iki? Nyine we azi ko nige wamukuyemo ntago ari wamukuyemo rwose. Urumva kuko nanjye bibaye byize nta mutora kuko uri mu bantu batishoboye ntabarimo nanjye namuheraho kuko n'imishinga yabo niyo twatanze kugira ngo nagahinda yuko atagiye muri rutonda ruzagurizwa.
nagahinda wenda ko atagiye muri urutonde rw'abagomba kugura nagahinda nyine urumva ko nawe yakagombye kubona amafaranga kugira ngo agire icyo ageraho ni byiza ko amafaranga ya VIP abeho kugira ngo ateze umuturage amuteze imbere sociale sociale ari hano sociale naho hari hanyuma ikijyanye n'ibikoresho nuko umwana yavuze ati nyamuneka nimumfashe umwana wanjye atancika akajya Kigali murabizi neza ko ubu ngubu leta y'u Rwanda irashishikariza abana bose kujya mu mashuri murakoze akarwana naho kugira ngo abone uko mubone ibikoresho ngiye nabonye icyo kibazo nyine imishinga itari amafaranga atari yazi namwandikiye urupapuro rwo kumusabira ubufasha kuri assistance sociale y'amafaranga ataraboneka hari assistance sociale ziboneka mu murenge dusabira abaturage batishoboye kugira ngo babahe babashe kubona ubwo bufasha namwandikiye urupapuro rumusabira inkunga mu murenge kuri assistance sociale yarujyanye mu murenge uko byagenze ntago mbiza ariko naramwandikiye kugira ngo bamuhe ubufasha ubwo byari nka ryari je ntago nabanyibuka ariko ku murenge iyo bigeze ku murenge ninde ubishinzwe isociale tumwoheza kwa sociale na sociale bakabijyana ubwo n'umurenge ubyigaho kuko sociale ntago ari usinya ese giti ari cyo no wabizo murakoze dossier twakira ubundi ngira inama abaturage yuko bazinyuza ku mukozi ushinzwe kubakira uriya bakunda kwita customer care ushinzwe kwakira abaturage afite igitabo azandikamo icyo gihe arara zigejeje mu biro byanjye icyo nabahamiriza yuko nuko nta nimwe ishobora kumara iminsi 3 mu biro byanjye ntarayiha orientation kugira ngo ibe yabona ibisubizo hari inyandiko kuko yanshyikirije z'abantu basabaga inkunga zitandukanye hari zo nabonye koko zatinzeho gatoya bazi impamvu bambwira ko bari batarabona amafaranga ayo bari barabonye yashize abandi bagasaba yuko bategereza ubu ngubu ntekereza yuko zose zirakoreye ikibura no kugira ngo zigere kubo zari zigenewe umubyeyi nkuriya wenda n'icyo kibazo gishobora kuba kiri mu bindi uyu munsi akaba agize amahirwe yo kukivugira imbere ya gitifu uramuhikiye gisubizo igisubizo namuha nuko buri gihe mu gitondo nakira abaturage yazaza nkamwakira ejo azaze rwose nzaba mpari wumvise ejo uzarebe gitifu kugira ngo mugane kuri icyo kibazo aha giti utaragenda rero umuhanda baravuga bati VIP rwose VIP wapi ntago amasuka yajya muri uyu muhanda murabigenza muti jewe ndumva batacika intege kubera ko nubundi amafaranga agenewe kuzakora ibi bikorwa bya VIP hano ni miliyoni nyinshi cyane ni miliyoni hafi 600 izo miliyoni 600 rero sinifuza yuko twazashyira isoko rifunguye ngo nabarwiyemeza mirimo baze ayo mafaranga twayirwiyemeza mirimo ujya mu tundi turere tudaturiye wenda na hano numva twakosora amakosa bahoze baturega noneho tukanoza imikorere n'imikoranire ntabwo ari uko barega kuko twe ntabwo turi abacamanza ahubwo ni ukuganira navuze abaturage bimwe bakomeje bagaragaza ya makosa bakomeje kugaragaza umubare wenda nkoresheje inyiti itariyo amwe bahoze bagaragaza tukayakosora tukabinoza neza tugakorana bagatora komite zibahagarariye bakaza haramuka hagaragaye amaboko yabo atashobora bikaba ari bwo wenda twashakisha ubundi buryo tugafata igice gitoya hakaza ya modoka cyangwa se bamwe bakarigore ntuzapfe vuba koko nkuko wakozwe mu minsi ishize natije ukongera ukangirika nyuma y'igihe gitoya ariko ayo mafaranga turifuza ko rwose yaguma mu baturage ba Cyabakamyi mu mvugo y'abaturage haragaragaramo kuba bamwe mu bayobozi b'umurenge bashobora kubakoresha imvugo itari nziza iki cyo murakivuga iki nk'umuntu w'umuyobozi kuri uyu murenge icyo ngicyo ngiye kugikurikirana nkabana nabashishikariza ko nigiye uyobora umurenge umukozi w'umurenge uzajya ubwira umuturage nabi ibiro byanjye bihora bifunguye kugira ngo nawe duhe ari yandabakira yazajya abimenyesha noneho tugakoresha uburyo dusanzwe dukoresha bwo guhitura umukozi kuko nubundi turi abakozi b'abaturage ntago turi abakozi b'ikindi kintu ntabona uko nita turi abakozi b'abaturage b'umurenge wa Cyabakamyi aha reka rero dusoze ikiganiro cyacu mbibutse ko ari ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi ni ikiganiro cy'umuryango Pax Press akaba ari umuryango nyarwanda w'abanyamakuru baharanira amahoro tukaba rero twari mu murenge wa Cyabakamyi aho ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo aho twaganiraga n'abaturage batandukanye b'uyu murenge mu bikorwa by'iterambere ndetse n'ibikorwa
bibafasha kwiteza imbere. Mwumvise ibibazo bitandukanye bafite inyota y'iterambere, ibibazo by'umusaruro w'amata utabonerwa isoko, ibibazo by'umuhanda, yaba imihanda mibi, ariko nabwo ngira ngo no kugenda birabagoye. Ikibazo cy'amashanyarazi naho nabyo nkuko mwagiye mubyumva ni ikibazo gikomeye, ariko hari icyizere cyuko mu ngengo y'imari y'akarere ka Nyanza k'uyu mwaka gishobora kuzakemuka. Reka rero nsoze ikiganiro, nge na Valentin Umuhire, shimira bagenzi banjye Sostene Musonera twari dufatanije ndetse na Eric Muvara, shimira cyane n'abaturage ba Cyabakamyi ndetse n'abayobozi, namwe mwese mwari mudukurikiye kuri TV10. Imana ibahe umugisha. Urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubugeze turabatuye ibigori biye inaka hako. Gusa ubwishizwa haba hazwa. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara. Imyumbati nanga bimeze gute? Soko rije bigashyira ku giciro, hari abashaka igiciro cyabo. Genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni 21,000 uzishyura ngo n'amagana. Pax itangazamakuru igamije amahoro.